Ishuri, abantu babyumvaho ibintu bitandukanye. Mwese hari akari mu mwumvise kavuga ngo twarayarangije aya mashuri badusaba, abanza n'ayisumbuye twarayarangije, ndetse bamwe n'aya kaminuza barayarangije. Ese icyo twibaza, aya mashuri yatumariye iki? Abenshi twakuze twumva ko umuntu wese agomba kwiga kugira ngo abeho neza, ariko aya mashuri nk'uko uwo muhanzi yabivuze, bamwe yarabahombeye ntiyabagendekera neza, bisanze bakora ibyo batize, bisanga babayeho mu buzima bubi cyane. Nkurikira kugira ngo tuganire ibyo nkubwira bijyanye n'aya mashuri yacu twazaniwe n'abakurambere. Ni ukuvuga ngo bashyizeho ubu buryo kugira ngo abantu tujye mu ishuri twige, tujye ku ntebe y'ishuri. Ntabwo mvuze ko kwiga ari bibi, twese dukeneye kwiga kugira ngo tujijuke, dutere imbere, tugire ibyo tumenya, duhindure isi kurusha uko twayisanze, tuyiteze imbere. Iyo hatabaho kwiga, n'iyi telefone ufite ubu ngubu ntabwo uba uyifite, kuko abayivumbuye hari ubumenyi bakuye kuri iryo shuri. Ese ubundi kwiga bimaze iki? Icyo kibazo ntabwo waba warakibajije, waba warize waba utarize, ni icyo ukeneye kugira ngo umenye ku ishuri. Ariko ishuri ryigisha abantu benshi cyane, rirabangiza ku buryo bukomeye cyane. Niyo mpamvu tugira ngo tubigusobanurire, umenye ngo ni gute ishuri ryajya ryica abantu mu buryo butandukanye, kandi ishuri umumaro waryo ryakagombye kugira ngo rifashe umuntu agire ibyo amenya, atandukane n'umuntu utarize. Hari umwe muri mugenzi wacu wambajije ngo ese kuki abantu twiganaga ari abahanga, kuki ubuzima bwabananiye bakaba bakennye, bakaba badafite ubwara bwo kwishima? Naramubwiye ngo buri muntu wese agira igeno rye, ariko nubwo namusubiza icyo, ntabwo namusubije neza, namusubije ngendeye ku marangamutima. Ariko ndongeye kubisobanura, buri muntu wese abimenye uburyo ishuri ryishe abantu benshi, rirabangiriza ku buryo butandukanye. Tukaba tugiye kubikubwira kugira ngo ugende ubimenya, usobanukirwe. Wowe mubyeyi, wowe munyeshuri, wowe muntu wigisha, umenye ibyo ugomba kwibandaho cyane mu gihe uri gukora umurimo wo kwigisha, mu gihe uri kwiga, mu gihe ufite umwana wiga, n'iki ugomba kujya umubwira. Icya mbere nshaka kugira ngo dutangire iryo shuri ryigisha abantu cyane, ni ugushyira abantu ku mahiganwa, bakarushanwa cyane, ndetse bikabashyira muri kumva yuko ugomba kurusha mugenzi wawe, ugomba guhangana na mugenzi wawe. Kandi ibyo ngibyo mu buzima bwo guhangana ntacyo bimaze. Ibyo nibyo bizatuma uzashaka kwigereranya na mugenzi wawe, kandi wowe ku giti cyawe ugomba kwigereranya, wowe ku giti cyawe ukamenya icyo wamenye ngo ni igiki. Ntushaka kwigereranya na mugenzi wawe, ahubwo wowe ugomba kumenya ngo jyewe ni iki namenye, jyewe ku giti cyanjye ni iki namenye, mbere yo kwigereranya na mugenzi wawe. Kuko hari benshi bize nko mu bigo, hari abana badashoboye mu ishuri, badatsinda cyane, kubera ayo marushanwa wenda akabarusha, akaba uwa mbere muri abo bana badatsinda cyane, akumva yuko nawe ashoboye, kandi mu by'ukuri ntabwo ashoboye ku giti cye. Iri rushanwa yaritsinze, yabarushije, ariko ntabwo ashoboye ku giti cye. Urumva ko ibyo bintu mu byo ishuri ryatumye abantu bangirika nabyo birimo. Ni uko bajya mu marushanwa, bahugira mu marushanwa kugira ngo bahugire, kugira ngo bagire icyo bamenya ku giti cyabo, bagire icyo bunguka ku giti cyabo. Nimba wize nk'isomo, uvuga ngo iri somo ndarizi neza, ndarisobanukiwe, ntiwite mu kujya guhangana na bagenzi bawe gusa ngo uwa mbere cyangwa uwa kangahe, ahubwo wowe wite kugira ngo ugire ubumenyi, umenya kuri iryo somo
bitandukanye, ugira icyo umenya, ugira icyo ukuramo. Ishuri niryo ndi kubabwira. Ishuri nanone ricira iteka umuntu wese watsinzwe isomo runaka cyangwa amasomo runaka, bikagaragara yuko apfuye birangiye, ibyo birangiye. Kandi ibyo ntabwo byakagombye kuba ari byo. Ahubwo ishuri ryagombye kwigisha umuntu ko mu gihe atsinzwe habwo nicyo gihe cyo kumenya icyo atazi, kugira ngo akimenye birushijeho, kugira ngo n'ubutaha azagitsinze. Ahubwo abenshi mu banyeshuri iyo batsindwaga cyangwa se batsinzwe, bahita bagirwa iciro ry'imigani, bakabavuga ko bananiwe, ko ibintu byose byabananiye, bikababera ikibazo gikomeye cyane. Ibyo rero kiba ari ikibazo gikomeye cyane, kuko bituma wa muntu utsinzwe yanga no kwiga. Hari benshi muri bagenzi bacu batakirimo bitewe n'uko babwiye ko batsinzwe. Urumva ko ishuri ryica umuntu cyane, rikamumerera nabi bitewe n'uko bamubwiye ko gutsindwa ari bibi. Ubundi gutsindwa ntabwo ari bibi, ahubwo gutsindwa bigutera imbaraga zo gukomeza kwiga kurushaho, kugira ngo ugire ibyo umenya. Murumva ishuri ataritica umuntu nk'uko nabibasobanuraga. Ishuri nanone muri twigiye twigamo twese batandukanye mu bihugu bitandukanye, ryaba ari ishuri ryo gufata mu mutwe, kuboroka. Benshi baraborokaga aho kugira ngo umenye iby'ingenzi bizakugira akamaro, ahubwo ukaboroka gusa. Kandi kuboroka cyangwa se gufata mu mutwe, iyo ibyo bintu bimenye birangirana n'ikizamini, nyuma yaho ntuzongere kubimenya, bikakugiraho ikibazo cyane, ntugire icyo umenya. Aho kugira ngo umenye ikintu cy'ingenzi kizakugumamo ubuzima bwawe bwose, wowe ugafata mu mutwe gusa. Abenshi ubu ngubu bazi ibyo bita periodic table cyangwa se table periodique, bayifashe mu mutwe ariko ntibigeze babikoresha. Byabamariye iki? Gusa si byaba ari ugupfusha igihe ubusa. Hari n'ababyibagiwe batakibyibuka, ariko nk'umuntu wabyize abyumva akabikoresha, uwo muntu bimufitiye akamaro, bimufitiye umumaro cyane munini cyane, biri gutuma atera imbere kuko byamugiriye umumaro, arabifata. Kuboroka rero urumva yuko ntacyo bimumariye umuntu ufata ibintu mu mutwe gusa, bikarangirira kuri iyo ntebe y'ishuri. Ishuri se urumva ritarangirije abantu benshi, rigatuma batabasha kumenya ibyo bagomba kumenya. Ishuri kandi ntabwo ritwigisha ibintu by'ingenzi tugomba kumenya by'ibanze. Ese mwabonye aho mu ishuri batwigishaga uko waba umukire, uko ugomba kubana n'abantu, uko wabasha kujera cyangwa se wabasha gucunga umutungo by'ingenzi? Ahubwo bibanda mu bindi ariko bakibagirwa iby'ingenzi. Urumva rero ko ishuri ryagombye kuba ryaribanza rigategura umuntu mu bwonko, mu mutwe we, bikamwigisha ubuzima busanzwe. Kuko hari benshi twari tuzi bari bashoboye mu ishuri, ariko bageze hanze birabananira, kuko ibyo bintu by'ingenzi ntabwo twigeze tubyigishwa mu ishuri. Sindi kuguca intege wowe nkurikiranye ukumva ibiganiro naguteguriye kugira ngo ugire ibyo umenya ku ishuri, ahubwo ndagira ngo umenye iby'ingenzi cyane ukeneye mu ishuri. Akantu k'ingenzi cyane kantunguye nshaka kugira ngo mbabwire, nako mugatega amatwi, ni uko wa mbere mu ishuri atari wa mbere mu buzima bwo hanze. Gutsinda mu ishuri, ubwo iyo mvuze ishuri mu ntega amatwi ndahera primaire, secondaire, muri kaminuza, ngere no kuri doctora. Umuntu wa mbere mu ishuri watsinze mu ishuri ntabwo ari utsinda mu buzima bwo hanze. Benshi mwiganye n'abana babaga ba mbere mu ishuri, ubu nta n'ubwo ari kwishima bafite, ubu nta n'itike bafite, birirwa banaguhamagara ngo ubahe ayo mafaranga yo guhamagara, ubahereze itike, ubahe icyo kurya. N'ibyo nta kindi, ni uko ishuri ryadushutse yuko kuba uwa mbere cyangwa gutsinda mu ishuri
ukagira ibinota byinshi cyane ari byo bintu bikeneye mu buzima bwo hanze. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Ishuri kandi rituma abantu bumva babaho mu buzima bagendera kuri gahunda runaka bashyiriweho, bo ntibabashe gufata umwanya wo kwitekereza ngo batekerezeho. Dutangira saa moya ishuri tugasoza saa 11, tujya gukina aya masaha, tujya kurya aya masaha. Mu buzima busanzwe siko bimeze. Umuntu agomba kugira ibintu yitegurira ku giti cye, akamenya igihe cyo kugenda, igihe cyo kuruhuka, igihe cyo gukora cyane, igihe cyo gutekereza ejo hazaza. Ibyo wumva reko bitandukanye nuko ishuri ryabigennye. Ese urumva kuko bataradushutse? Ishuri kandi ritubuza kugira ngo tubashe kuzamura impano zacu dufite karemano. Urugero bahaye, ntabwo ishuri ribasha kugira ngo nimba wenda uzi kuririmba ubikore neza bizakugirira akamaro, nimba uzi gukina umupira bizakugirira akamaro. Ibyo ni ibintu by'umuntu aba afite. Ibyo bintu birarwanya, ahubwo bakaguhereza amasomo yateguwe gusa. Urumva ko iryo shuri ntacyo riba rimaze. Ariko ishuri ryagombye kuba biguha amasomo, ukagira n'ibindi bintu umenya bindi bikurimo, ukabishyiramo imbaraga, ukabizamura. Murumva rya shuri ryacu muracyarikomeyeho. Kwiga ni byiza cyane, ariko ni byiza yuko bifatanya n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Niyo mpamvu twabateguriye ibi biganiro nabyo, kuko nabyo birakeneye mu byo nzajya mbagezaho. Ishuri nanone rigereranya abantu, rigafata umuntu umwe nk'umuhanga, undi nk'umuswa. Ibyo ntabwo ari byo. Abantu bose barashoboye. Buri muntu wese ku giti cye afite icyo ashoboye, mugenzi we adashoboye. Kuko urugero, uramutse nenze ifi yuko itakurira igiti ukavuga ko ifi ari umuswa cyangwa se ifi idashoboye, nayo igeze mu mazi yakwereka ibindi bintu utazi cyane. Iyo bavuga yuko abahanga ari abize imibare gusa, ubu Messi ibyo akora cyane mu kibuga cy'umupira ubwo ntabwo ari ubuhanga. Cristiano ibyo akora si ubuhanga. LeBron James ibyo akora ntabwo ari ubuhanga. Buri muntu wese afite impano ye ku giti cye. Ese abanyamakuru bo ntabwo ari abahanga? Birumvikana ko abanyamakuru ntabwo bazi imibare kuko ntibizi imibare. Ese abadogiteri si abahanga? Ariko se bashoboye byose? Buri muntu wese ku giti cye ni umuhanga. Ariko ishuri rigira rifata umuntu umwe rikamwita umuntu w'igitangaza, umuhanga, n'undi ngo ni umuswa. Ishuri ryaratubeshye. Kandi ishuri nanone riduha bike cyane mu byo dukeneye, kandi rukaduha ibintu bijyanye n'amagambo gusa bitari mu bikorwa. Bikigisha ibintu mu gihe kirekire, kandi wowe ushobora kwigisha mu gihe gito cyane ukabura bimenye. Ibyiza rero ni uko tugomba kwiga ibintu, niyo twakwiga bikeya, ariko tukiga bikeya tubasha kumenya, atari kwiga ibintu byinshi cyane by'amagambo byinshi cyane bitazafite n'icyo bitumariye. Aho hari byinshi wize wafashe ariko bitigeze bigira icyo kumarira, ku buryo uwo mwanya wo ufata ugira ibyo wiga bindi, wari kugira byinshi umenya bitandukanye. Inshuti zanjye mukurikiranye Floris Talks Media TV, akanyuma nshaka kubabwira, nimba wiga cyangwa se nimba ugira ibindi bintu wiga uri umunyeshuri, iga no kumenya n'ibindi bintu, nabyo bizakugira akamaro, nabyo bizaguteza imbere. Ishuri ni ikintu kimwe, ariko hari n'ibindi nabyo bindi bikeneye kumenya
ukeneye kumenya. Nimba tuvuge wiga indimi, iga n'ibindi bintu by'ubugeni bitandukanye, iga kuririmba, gira n'ibindi bintu umenya bindi bitandukanye. Ntabwo ishuri cyo kintu cyonyine abantu bakora bonyine cyonyine gusa, kuko nk'uko nabibasobanuriye ishuri ryisha abantu benshi, ko ryashyizeho ibintu rituma yuko abantu nabo batagira ibindi bintu byabo bamenya bitandukanye. Iryo ni ishuri nababwiraga. Murakoze cyane, ndabakunda. Mukomeze mukore subscribe, mukore comment, share, like kuri Floris Talks Media TV. Ndabakunda cyane.